witeguye ute kwinjira 2026? Amurikodi. Avec les filles, Kasongo Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh Kasongo mbona wewe Gisinge ngupfa yewe imyaka irashira indi kaza aba ni bande reba neza hari umenyemo ibi bintu bya ngo Pastor P respect binshize meje bundi kuri Sinoza naraga kubise muri video neza nigize stango Pastor P respect man None iyo umuntu kushite narimbaga utaririmba gute two bansibye buriya kuziko mbonye ndatoma rimitse mama murarimba muhumuje uzo umuntu kushite nakwirinda mbere utarubitso guturabatira bati ahantu byambabaje ni kuri kuno muziki saa 9 kuri tadara mu medina le monde parankwi Supermana ngongo iki Melody na The Ben bose uko ari babiri umwe mufata nka Kiza Besigye undi nkamufata nka Bobby Wine je nkifata nka Museveni ngo iko hari nashonje ebye ibintu Bobby Wine akora ibyo Kiza Besigye yakoraga akavuyo akajagari kwerekana ko yahuruje abantu ari kutsinda amatora ni Museveni dore ubukwe dore umugeni avec les filles, c'est les gars qui reba komenti banditse muri iyi video y'ubu reba uyanditse ati suku basinda se wagira ngo undi nawe ati ego baba niko ngo nicegere mu ngumu ndamurebye ndeba ubwogere bwe ndabubura uwo mugabo we ngibyo bimeze bite uyu mugabo arya amakara umucanga n'amabuye nkako umutegura ibyo kurya ku meza saa sita kandi ibi nibyo byo kurya bimuryohera kurenza ubundi bwoko bw'ibiryo byose bibaho izina rye yitwa Jama ntabwo ari umusazi nta n'ikibazo afite mu mutwe ni umuntu usobanutse mu muryango ariko nanjye sinjya nsobanukirwa ukuntu umuvandimwe wanjye arya umucanga amabuye n'amatafari iyo mubajije uko yumva bimeze ambwira ko yumva biryoshye kurenza ibindi biryo byose bibaho afata amatafari akayamanyuramo ibice agatangira kubirya si ibyo gusa kandi arya n'amakara ikintu gitangaje ni uko ari umuntu muzima atari umusazi ahubwo ni ubuzima yahisemo kuva akiri muto
Haitu napenda tu kulaka tu makala juu ya nini? Ndio damazi apre. Hapana, usikona kula hivi. Ndio nanisibishaka. Iko kitu mbaya. Tamam. nitwa Jean Marie nkaba nzwi nka Jama ntuye mu majyaruguru ya Kongo. Yego ibyo mwumvise nibyo, ndya amabuye, amatafari, umucanga ndetse n'amakara. Ibi nibyo biryo nkunda kurusha ibindi, nibyo biryo umugabo nkanjye ukora cyane nkwiye gufungura. Ibiryo bisanzwe byataye uburyohe bw'umwimerere, rero niyo mpamvu nahisemo kwirira amatafari, umucanga ndetse n'amakara. Nagerageza kurya ibindi biryo, ariko ibyo bitatu nibyo nkunda kurusha ibindi. Ibiryo bisanzwe ntago bimpaza, amabuye niyo amazi. Oh my God! Ibyo mbonyeho ndumiwe. My name is Rambo Nsengimana. Please wandeba mu maso. I'm a year 1 student in journalism and communications. Hey, y'all, come look at this. Hello? Okay. Ikintu cya mbere mshaka kuvuga no kumanza gushimira buri umwe wese uri hano. Bari bambwiye ngo nkubaze. Okay, nta kibazo. Reka nkubaze rero widushimira. Nta kibazo. Murakoze ntabwo ndimo kumuharasinga. I'm joking. No. I'm joking. Ariko bibiri na 26 Imana izakurinde guseba, izakurinde guseba muri rubanda. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant. Imana kandi izakurinde abajura. God have mercy upon us. Ariko kandi nawe ntuzibe, ntuzaba umujura ngo wiba abandi. Ese buriya umujura iyo bamwibye we bigenda bite? Arababara. Get ready. Let's have it. God have mercy. Let's have it. Aujourd'hui aussi, le monde part en couille. Aujourd'hui aussi, c'est Imana izakungure ubwenge. le monde part en couille. Izina ryanjye ni Eskafifi. Ku mbuga nkoranyambaga mbayo ndiyo kabisa. J'ai même pas fini avec les filles, c'est les garçons qui maintenant qui... What is environment 5 of Rwanda? Chensubize. Mu Kinyarwanda mvuga mu Kinyarwanda. Nivuga mu Kinyarwanda nyine. Gute? Anyenyenye. Gute? Zero epitimind. Ko Rwanda nako nakakuba dusubize Rwanda. Epitimind. Ongera ko mubaza Rwanda nako. Nabanza tonga What is bitabo. environment 5 of Rwanda?